tuva mu modoka tujye koza igare. Genda ugumane n'izo ndaya zawe. Tobare banke ni ugushaka amafaranga. Chérie. Oui. None se ko ngiye. Hanyuma. Amafaranga ntabwo ndimo ndayabona. Okay. Ma ushyiramo nimero ya konti hano. Mbwira ko tabura yabishyizeho. Okay. Hala? Oui. Bite? Iyo konti nkohereje rero ko ari umwana bita Firina ushyira amafaranga 500 urayizi urayitubwira ko yohereje bikorera vuba. Akoze chérie. Ntacyo nakwima. Bakereka mvugisha umuntu gato ndasha. harya mu rugo ni Nyamirambo. Ono Kacyiru. Mwambara w'umwana wo mu mujyi kabisa. Iragusa rwose. Uri smart. Irakoze cyane. None se harya ambwiye ngo ufite imyaka? Imyaka ntabwo ari ngombwa ariko. Ndumva imyaka atari ngombwa. Ndagira nyine ndewe nimba waba uri kuri level yanjye. None se utereta imyaka cyangwa utereta umuntu? Ariko ni ngombwa kuri njye kuko ndimo nateganya kuzana umugore wabaga nimba waba ugejeje igihe. Gusa nyine sinzi niba banyemera nyine tu. Ntabwo cyari cyo gihe cyangombwa cyo kubivuga. Ariko se ubundi turagira ryari? Ko mukuru wawe ntabwo wazi ubundi nyine. Ntabwo mazi kuva yakora mariage ntabwo mazi. Twahageze n'ahangaha tu. Allo? Yes boss. Kumva? Aya mafaranga agiye kuri no konti. Ni n'umwana Fiona. Ndashaka ko ahita agaruka ku konti yacu vuba byihuse. Ibyo turabikora nk'akazi rwose nawe urabizi. Ariko nta kintu uri bumfashe ni kimwe. Gerageza ufate telefone y'umukobwa nimero zanjye usevingo izina rya banki. Ibi nibyo bimpare ndahita rwose nta kibazo. Lagi murah. Itu apa ganda? Murah nabi gusanga. Pati nkuru kwa hirya ahangaha. Meze nabi kan. Makuru ni bisi. Makuru nabi? Ndageze ko mu magarama zanjye hanyi. Umva. Nizereke mwebwe. Kiriya muntu muri gutaje namusigayeho ndamwigisha ariko wapi yarananiye. Ahubwo gahunda afite n'umuje bitanoro. Aragushaka ngo divorce kuko uriya muntu wateye inda ntabwo ko bazagabana imitungo arashaka divorce ubundi ibindi bizabe wirwanze. Niyo gahunda afite kandi Mugore ndamuzi ibintu bye imipango yenda yizi gahunda ze rwose.
agira ibintu avuze cyane ariko buriya harya ngo arashaka divorce niyo ashaka ariko yambaye okay kandi ntabwo ntagize yaragerageje byaranze basonga mureke urangiye gupanga ibindi bo gusa wakomeza ukinyuka ukareba ariko njyewe ntabwo ntagize naramubwiye mbona ntabyumva gahunda afite ni divorce mbega niyo ndafite ntacyo ariko nanjye ngiye kwitegura buranyine tuzahurira mu rukiko nta kundi ndabona niyo maherezo ntayanjye bari murahari byarebye nyine bakomeza wihangana nyine nta kundi ariko wazongera ukamuhamagara wenda ukumva reaction ye kumva niba ari cyo byatanga ariko njyewe amakuru mfite nayo ngayo niba yambwiye simbizi nyine reka tutegereze turebe ko bizagenda naho ubundi pasonga nta kundi nyine ndabona niyo imvura icurutse reka nkomeze njyewe nari ndi kujya ariko nyine amaganza niba atanshaka buriya nanjye ngiye gushaka kundi mpaga izindi gahunda ko nta kundi kora ndabona ucishije makeya byo nanjye reka mbe nkomeje buriya kugira ngo ntitujyana njyewe wegeze ngo simbone ihise sa bahise mu byo gutegura amafunguro ntuzabere umuneke uburyo se nta kibazo bihangana ufashe ku ntoki okay na sisita yarageze ahantu kandi thank you Mwana na hii. Iki gipangu uri kubona. Sheri, Oui. tumujye byabonetse. Waza tukajya ku meza. Uzi murumuna wanjye yambwiye ngo yaya ari kugenda amutinza mu nzira cyane ngo ari kumuganiriza sinzi ibintu ari kugenda amubwira nyine ari mwiza nyine rero ntamukunda nyine ntabirenze byiwe de ntabirenze nawe urabireba ntabwo abirenze gusa ngize amatsiko yo mu rugo iwanyu ikibazo uzaze kutumva akwitse okay tubarindire bagusubye ku meza nta cyafara abo akumushima ko bagutangura akoma uramwumvishe seya uzaze kutumva nsaze konsera turashaka ari umubyeyi njye kureba maybe amubasha kwa mu kumanje kureba see. Ora. Neko. Mungu mwana wawe. Yego shiri. Abanye baragabura kabisa. Abakudase. Komeye boss. Mura. Ute Mungu wanjye ko boss atari kundeba. Yari nawe. Niko. Nana simba ndumva nawe byo kurya cyatunganya. Reka ndebe neza ko byarangiye.
Byicyo nta mushyitsi nyine nari ngiye kureba. Niko. Ariko ndakora namaze nk'umuntu kubuza ku mwanya abantu hose. Ntamunzi he. Sinzi gusa nyine ko nkubonye kinsuza uko ureshya mu mujya gusa sinzi niba okay aguruka nkoreka aguruka ndeba kuno kureshya hindukira tureba ongera hindukire gutya Shaka kuba nibeshye kuko ndabona wowe nyine ku mutenyo tandukanye n'uwo ngo usanzwe nzi. Ubisateye ate? Nyine mujya gutera kimwe, nyine mujya kuba muremetse kimwe ariko wowe ni muremure cyane kurushaho ni muremure gatoya ariko mujya kuba nyine mufite shape ziya kumera kimwe. Ngero usanzwe nzi. Nari mbazi ku mafoto gusa. Ku mafoto. Yes. Okay, ni yeye nyine umuntu mukuru washatse ni hano umugabo we. Kabiganiriyeho nyine bakujya kuza kuba hano. Arayishimiye? Nta kibazo. So tuzaba turi kumwe hanga nyine muri make tuzaba tubana na ubona bazaba hari of course nkuko byumva. So kariho mu nzu rero. Murakoze cyane. Amafaranga tugomba kuyagarura. Twakorwa iki boss ahita yabona ayabuze abona bya ibindi bibazo cyane. Ahubwo watinze agira vuba boss atatwiyahuza uhamagara umukobwa. Hamagara vuba vuba ahubwo turebe ko twayamukuraho. Uko bimeze rwose. Ngiye ko nakanyaga. Yayifashe se? Kwitaba nyine bibazo ko. Hello. Bite? Mazina witwa Muhimpundu Fiona. Avutse mu 1996. Kuri konti yawe ufiteho amafaranga 550. Igihumbi magana atanu cy'icyo byagiye. Nk'uko ubibonye uhamagawe na KCC Bank. Njyewe nkandi manager wawe. Igihe nguhamagara no kugira kumenyesha nk'umukiriya wacu hari imashini yagize ikibazo twitwa n'inkuba ariko turi gushaka uko twakimura amakonti yanyu tukayashyira ku yindi mashini n'amafaranga ifite security yizewe. Ndakubaha manager mwadusenyera kuri raporo. Okay, sigatora ntuza kumurongo ngiye gusinya. Murakoze. No kujya nyine amafaranga abariho byize bifite umutekano ntago twakora ibintu dafite gahunda namwe murabizi. Ubwo rero injira. Yego nyakubahwa manager twagize ikibazo muri raporo zo kwakira ab'inguzanyo havutsemo ikibazo mwadufasha. Icyo kibazo nabwo ko mureba bashinzwe ikoranabuhanga bafasha. Genda umurebe. Sawa reka ngende murebe. Allo. Murakoze kwihangana. Akazi kenshi fata telefone yawe ubwira ibyo ukora. Kanda akanyenyeri 154. Akanyenyeri. Rero kabiri ongera akanyenyeri andika imibare igiye kukubwira. 03 95 22 89 rimwe. Wanditse neza ntawe wibeshye. Akanyenyeri rero 7 akanyenyeri password yawe wayishyizeho shyiraho urwego kanda kuri OK. Okay. Bakubwiye gute? Ni ibyo ngibyo. Sasa wakoze gukorana natwe. Ahubwo gira kukivanaho hatirika. Ahubwo yavuye byarangiye. Muntu we. Chérie. Natashye. Tasha. Mama yampamagaye
ntabwo ibibazo hari iminsi itatu yose ishize ndatashye none iminsi itatu ni myinshi myinshi twamara n'icyumweru nta na kimara ariko nyine bampamagaye okay saa nta kibazo gusa nyine wumve ko waramfashije pe bakimara kunyibara amafaranga nahise numva mpangayitse n'ikibazo nshimiye yuko banyumvishije nta kibazo ndatashye kamamagara umwana tuzanira akantu ko umuntu ukunda ka Martine gusa nyine natembe aba kanza ariwe Martine mu rugo byihuse ariko mfite abashyitsi nyarutse sawa ubwo nyine nanjye reka mba ngiye gutunganya icyumba cyanjye sige kimeze neza pakinge n'ibintu byanjye ibyo kunywa n'ikizo nambwiye sawa nko kugenda mu birere naho ubundi mukiriya n'umuntu Chéri umwana yaje zana turabura bose ni ukuntu utwo duceri atumanukana nta kibazo mbwego iki sheri ko numvise